Bahaye ikaze bakunzi bacu mwese mudukurikiye ni kuri Kiza TV show nk'usanzwe ndabasuhuje cyane kandi mbifuza gukomeza kugira ibihe byiza mwese tubana umunsi ku wundi mukomeze kugira rero umwaka mushya muhire komeze kubabera mwiza kandi rwose dutangirana umwaka tunakora subscribe kugira ngo mujye mubasha gukurikirana ibiganiro byacu bya buri munsi. Uyu munsi rero hari inkuru itari nziza namenye ndavuga nimba kuyisangiza nyine abakunzi bacu badukurikira buri munsi. Samantha muribuka ko Samantha yakoze ubukwe ndetse n'umugabo we ku itariki 14 z'ukwa 12 nibwo bakoze mariage, bari barakoze n'umurenge. Ibyo ngira ngo twese turabyibuka, ni ukuri ubukwe bwagenze neza. Nanjye nari marene, ndacyari marene nyine, urumva bimeze neza nta kibazo, sindabasura ariko ndabiteganya. Nabanje kureka ngo iminsi mikuru ibanze irangire, hanyuma nzabasure nyine mu rugo turebe uko bameze. Gusa impamvu nkoze iki kiganiro, Samantha tumaze iminsi tutaganira ariko turavugana kuri telefone bishoboka. Mu minsi ishize rero yarwaje umwana, yagize ikibazo arwaza umwana cyane bikomeye, ariko tubanza kugira ngo ni ibintu byoroshye. Urumva umwana harya arwara ukajya kwa muganga, abana nyine bato bararwaragurika, ariko wa mubebe wabo yararwaye, bajya kwa muganga Kacyiru baramuvura biranga, babandikira imiti barataha. Hashize icyumweru umwana akomeza kuremba ntiyoroherwa, ngira ngo ndaza kugenda ncisha amafoto ye, muraza kuza kuyabona umwana ari kwa muganga n'utuvideo. Ku munsi w'ejo nibwo Samantha twavuganye mubaza uko umwana amerewe, arambwira ati umwana byaranze, nasubiye mu bitaro. Ubu ngubu tuvugana ari mu bitaro n'umwana, bamazemo iminsi 3 bari mu bitaro. Mu by'ukuri nanjye nibajije ikintu umwana arwaye, ndamubaza nti se umwana basanze arwaye iki kugira ngo umwana arware igihe kingana gutya? Ambwira ko basanze umwana arwaye asima na sinezite. Ngira ngo asima murayizi, murayisobanukiwe nyine, mbese akunda kugira umwuka mukeya, guhumeka nyine akenda nko guhera umwuka. Ubwo basanga na asima arwaye n'amasineziti, ariko baza gusanga ngo asima yaramurenze. Urumva hari igihe umwana arwara ntuhite umenya ikintu umwana arwaye, kugira ngo ujye ukavuza bakumva umuriro, bakabona utuntu turi aho ngaho, batita umwana azakira, ariko indwara ikajya kumenyekana yarageze kure nyine, yarazahaje umwana. Gusa nyine twaravuganye, arabimbwira, ambwira ukuntu umwana amerewe, yampaye n'amafoto ndetse na video, muraza kugenda muyabona muri iyi audio. Ntabwo umwana ameze neza, navuga ko nyine na nyina atameze neza, kuko murabizi ababyeyi kurwaza umwana ko bimera, urahangayika cyane nyine kurwaza umwana mutoya. Ubu bamaze iminsi mu bitaro bamwitaho, kubera ko numva nyine bamuha kubera kubura umwuka nyine wo guhumeka. Navuga niba ari nayita bomboni, sinzi ukuntu nayita, umwe bashyira ku mazuru nyine kugira ngo umwana nyine kugira ngo bamuhe umwuka wo guhumeka, abashe guhumeka. Ubwo kuva bajya mu bitaro kugeza uyu munsi ari muri bomboni. Sinzi nayita bomboni nayita gute, muraza kuza kuyibona, ubwo abayisobanukiwe barabimenya. Gusa nyine ahumeka uwo mwuka wo kwa muganga bamuha nyine. Urumva ko rero umwana
byari birengeje nyine bumva ko yararwaye, ariko kubera kudahita babasha kumenya indwara arwaye biratinda. Ubwo iyo minsi 3 yose ayimaze mu bitaro ari kumwe nyine n'umwana. Ubwo kugemura hari nanjye nyine ndashaka kuza kumugeraho nkareba, urumva ndi kwa muganga ari ni ukugemura nyine kuko ntago yataha, ngo kwa muganga bamuhaye iminsi agomba kumara kwa muganga kugira ngo barebe niba hari impinduka yaza kugira ngo bamusezerere bamwandikire imiti wenda, ariko kugeza kuri uyu munsi aracyari kwa muganga. Navuze nti rero nk'abantu bashyigikiye Samantha rwose mu gihe cy'ubukwe, mu gihe cyose nako yabayeho nyine, mu gihe cyose ndavuga ni mushobora kutazabona wenda tuganira mukibaza impamvu, akavuga ati se Marene katajya gusura umukobwa we, rero impamvu niyo. Urumva yahise agira ikibazo cyo kurwaza umwana. Ubwo rero kandi ikintu cya mbere ni ukwita ku buzima bw'umwana. Ubwo naribuze ntireka namwe mbababwire mubimenye, uzabasha kumugeraho kwa muganga ni ukuri byaba ari byiza. Buriya umuntu afite ikibazo akabona umuntu umuri hafi, akabona umuntu umuvugisha, akabona umuntu umubwira pole, birafasha cyane, birafasha. Ndashaka guhamagara Samantha kuri telefone tumubaze uko ameze, uko umwana ameze, adusobanurire mbese. Ubwo njye mbashije kubabwira muri bimwe yambwiye, ariko urumva nyine nyir'ubwite urumva ko wenda afite ukundi yadusobanurira we birambuye nyine uko umwana yafashwe n'ibiki, kuko nanjye yabimbwiye nyine barageze kwa muganga amaze kubona ko bikomeye, nibwo yabimbwiye. Nanjye nibwo mvuze ntireka nanjye mbwira abantu ba Samantha nyine uko bimeze, kugira ngo nimumara n'iminsi mutamubona mumenye impamvu. Yego, impamvu niyo. Ubwo ndaje muhamagare ku murongo wa telefone tuvugane nawe ubwo atubwire uko bimeze, ko umwana amerewe, niba hari indi mpinduka iri kuza, niba hari ikindi abaganga bari kubabwira, hanyuma tubasha kumenya uko bimeze byose. Nababwiye ko rero ndibuze guhamagara Samantha, nacishijemo nimero ye yanga ntiyayiticamo, ariko nongeye kumuvugisha numviciyemo, reka tumubaze amakuru y'uko umwana ameze nawe kugira ngo tubashe kumenya uko byifashe kugeza kuri uyu munsi. Sama, uri kunyumva? Amakuru se? Mbwira guterana neza gahoro. Hanyuma namenye nyine ko warwaye ejo, nibwo wabimbwiye, mbwira ko umwana amaze iminsi arwaye. Ubwo rero narindi gufata amajwi kugira ngo tubashe kubigeza ku badukurikira, abakunzi bawe, mu gihe bamaze iminsi batakubona bamenye impamvu nyine n'ibyo uhugiyemo. Nagira ngo utubwire umwana yafashwe gute kugeza kuri uyu munsi, amerewe ate? Ntakigenda, ngira ngo wabibonye nakojeje amafoto y'ukuntu ameze, aho kugira ngo yoroherwe nyine ari kurushaho kurimba. Umva tumaze iminsi 2 turi mu bitaro, ameze nabi kabisa, umwe n'uburwayi bukomeye cyane. Yafashwe ryari se kwa muganga? Bamuhaye imiti, basanze afite ikihe kibazo? Nagira ngo nyine usobanurire abantu, hari ibyo nababwiye ariko nagira ngo nyine nkawe nyine babwire mu buryo burambuye. Imiti ariko nyine tubona ari ibintu biri aho nyine bisanzwe, tukagira ngo ni amagiripe, ariko nyine mu kandi kanya tukabona ntahumeka neza, akagira umuriro mwinshi. Umwana ashobora kuba afite ikibazo, reka turebe ko twamujyana kwa muganga turebe ibyo ari byo, bamusuzume, bamufatire ibizamini turebe. Ubwo rero tugezeyo nyine, ubwo twari twamujyanye Kacyiru, baramusuzuma bamufatira ibizamini, ariko basanga nyine ngo afite ikibazo cya sima, ngo harimo n'amasinezite, kuko urumva bahise bamucomeka ka kantu mu mazuru ko kumwongerera umwuka, yari ari guhumeka nabi cyane. Ubwo rero
birangira babonye biri garave bamushyiraho cya kindi kinini kimwe kigera no ku munwa. Nyine urumva umuganga yaratubwiye ati mugize amahirwe akomeye kubona mubashije kuba mwahita mumuzana kubera ko iyo mumutindana yari gushiramo umwuka mutaragera hano. Yari yarembye cyane. Ararembye cyane rwose. Ubu ngubu nyine cyo kora ibera aragerageza konkaho gakeya ariko nta kindi kintu nyine wamuha, yibereye kuri bomboni ngo wabibonye. Nta kiri ku bintu nyine aho uko bukeye aho kugira ngo nyine bigabanuke ahubwo tubona twebwe nyine bishobora kuba garave. Rero ni ukudusengera nyine abantu batube hafi, ni ukuri ntabwo byoroshye pe, byatuyobeye pe. Hanyuma se umwana kwa muganga bababwiye ko nyine iyo umwana arwaye asima ntabwo babasobanurira, bababwire wenda niba mwaratinze kumuvuza wenda mutazi icyo arwaye cyangwa nyine mwamugejejeho basanga bigeze kuri urwo rwego? Nyine ibyo ari byose urumva n'ubundi yajyaga arwara amagiripe, amakorora nyine agasemeka nyine byo tukabona nyine ni amagiripe. Papa w'umwana akambwira ngo abana ngo bakunda ngo kurwaragurika bya hato na hato, nyine tukumva ko ari ibintu nyine yari uturwara nyine tworoheje. Ariko finally igihe nabitekereje umuntu aravuga ati uwo mwana ashobora kuba afite ikibazo, mushaka uburyo mwamujyana kwa muganga. Rero urumva byanze bikunze twaratinze kuko muganga yaratubwiye ngo ubundi asima iyo ufatiranye umwana nyine ikimufata ngo barayivura bakayikumira nyine ikagenda, ariko aho bigeze aha naho Imana rwose naho twebwe byatuyobeye. Umwana kurwara asima angana gutya aracyari mutoya. Ikibazo yumva muganga yatubwiye ko nubwo yazoroherwa wenda tukaba twataha igihe cyose agize ikibazo cyo kuba atari guhumeka neza, nuko uzajya duhita dusimbukira kwa muganga tugashaka ahantu hari umwuka bagahita bongera bakamushyira ku mwuka, ariko baramuha ngo bazamuha n'imiti nyine azajya akomeza kuba yifashisha mu buzima busanzwe. None se muganga babwira ko byibura abaha nk'igihe kingana iki wenda muzamara kwa muganga wenda ko yoroherwa ku buryo mwataha mukagera mu rugo wenda mukajya mukurikirana ku buryo wenda mwajya mumusubizaho nyuma, cyangwa babwiye ko muzamara igihe kingana iki kwa muganga? Nyine muganga ntabwo yaza ngo akubwire ngo ejo uzataha cyangwa ejo bundi, gusa nyine buri ko bakoze ku bipimo basanga ibipimo biri hejuru nyine. Biguma biri hejuru ntibimanuka, biguma nyine biri hayi biri hejuru. Urumva rero hari umuganga umwe twaganiriye nyine arambwira ati umwana wanyu afite ikibazo gikomeye rwose, ararembye ati buriya asima ni indwara mbi cyane no ku bantu bakurira bazahaza, rero iyo bigeze ku mwana byo biba ari akarusho. Urumva se umwana utarya utagira utera ibere ryonyine ni ukumwicara iruhande duhora ugomba atsimburana na papa we, kubera yuko nyine arakubagana nyine. Urumva biriya bintu baba bamushyizeho by'ibomboni hari igihe bashaka kubicomokora. None se ntago ubwo nicaye nk'isaha imwe mufashe ubwo ndahindaye papa nakamufata nanjye nkaba ngorora amaguru gutyo, nuko nyine ubwo twafashe ubuzima nyine bwo kwa muganga. None se ahora kuri bomboni ku buryo nta gihe bajya bayikuraho agahumeka umwuka wo hanze usanzwe, cyangwa ahora kuri bomboni? keretse nyine nk'uko batubwiye nyine ngo dushaka ibyo kurya tumuhe, ariko nyine umva nabwo ntarya nyine nibwo bakuraho nabwo bakabashyizeho kariya babonye kari gato kari mu mazuru. Iyo bakamushyizeho baba baduhaye umwanya wo kugira ngo tumugaburire, ariko ntarya n'ubundi ibyo yarabyanze nyine, indwara ishobora kuba yaramuzahaje cyane kabisa. Hanyuma mu buryo bujyanye n'ubwo kwivuza ni kuri mituweli murwariye he? Umva turwariye Kacyiru, ariko mu by'ukuri ntabwo byoroshye kubera yuko imiti nyine baba bari kumutera muri serumu irahenze rwose, bahora batubwira ngo tujye kwigura hanze. Ntabwo ibara kuri mituweli? Ntabwo bayigura kuri mituweli. Ino miti ya asima za sinezite ni imiti badashobora kuguhereza kuri mituweli. Buri munsi baba batwandikira ngo iyi miti ngo mujye kuyizana hanze, ugasanga bakwandikiye umuti w'ibihumbi 15, 20, umuti umwe, kandi wenda bagutumye nk'imiti 3. Kandi ikibazo cyaho nta nubwo wenda bavuga ngo umwana baramutera imiti wenda uze kuyishyura nubona amafaranga hoya. Bamutera imiti ari uko wayizanye, ubwo utinze kuyizana nyine usanga umwana yasubiye inyuma. Ngaho ntabwo byoroshye, bisaba yashiriye mu bukwe rwose, twasigariye aho ngaho. Mwana yanjye no kurya nyine ubwo twari tukirya,
ibyo badutwikuruje naho ubundi ibijyanye n'amafaranga bye rwose twari twasigariye aho. Urumva no kwa muganga n'ibibazo hari igihe nk'ubu uyu munsi batwandikiye imiti ariko kugeza ubu bayitwandikiye 8:00 none baha amasaha ageze ntitubona amafaranga yo kwishyura. Twese tuba turi aho kwa muganga, umugabo ntajya mu kazi kuko umwana ararembye. Shana birebire mudufashe munadusengere rwose Imana iri uko ibigenza, naho ubundi turi mu rugamba rukomeye pe. ni ukuri nanjye nabonye amafoto n'utuvidewo wohereje, ndumva n'abadukurikiye bari kugenda batureba gusa sha ibintu bibaye gutya wa mugani bikaba nyuma y'ubukwe, amafaranga yose mwarayakoresheje ariko umwana azakira. Burya icyambere nuko ari kuvurwa, naho ubundi azakira. Abantu n'ukuri badukurikiye badusengere, ushoboye adufashe, ndetse n'ushoboye rwose wabasha kutugeraho cyangwa kubagemurira, gushyiraho nimero yanjye bakaba bamuvugisha cyangwa se bakaba bagera kwa muganga aho turwariye Kacyiru bakaba banadusura, cyangwa wabasha no kugemura. iyo wabasha no kugemura rwose Imana yamuha umugisha. Kacyiru nta mayobera, hari abantu batuye hano hafi badukurikiye nawe yaza akaba yatugeraho. ni ukuri kuko urumva nta wajya guteka, urumva wenda umugabo niwe wakagiye mu rugo agateka cyangwa se nanjye, ariko urumva twese turi kwa muganga nyine byaradushobeye. ubwo mu rugo urumva nta muntu uri urabizi, nta mukozi tugira, inzu twarayikinze nyine turanga twese turi mu rugamba. ni ukuri ariko Imana izi impamvu nyine buri igatanga n'igisubizo. ni ukuri gusa ikibabaje cyo ni imiti, kuko nicyo kintu kigoye, kuko barakwandikira imiti ngo ujya guhita uyizana bayitere umwana, ahita yizanye barakuyihoreraga, baramureka kugeza igihe uyizaniye. barakuyihorera nyine ubwo, kuko nawe baba bazi ko uharanira ubuzima bw'umwana wawe, abazi ko ugomba kuyishaka. rero tumaze mu minsi ingahe tumaze kugura imiti myinshi, ibihumbi igera muri 60, kandi tubona nta n'igihinduka. nayo ngayo nawe twagiye dukura mu bantu nyine tugiye kwa muganga tubona byakomeye, abantu baterateranya baraduha turagenda. none nayashize aho kugira ngo umwana yoroherwe ari kurushaho kuremba. byancanze ubu cyokora dutegereje Imana nyine, ndabizi ko no ku munota wa nyuma igikora yakoresha n'abadukurikiye. urerega niyo umuntu yakugemurira byibura ukavuga ati uno munsi ndariye, wenda n'ejo Imana izacinzira, ariko ni ukuri turi mu rugamba, abantu badufashe ni ukuri. birumvikana. ndatekereza ubuzima bwanyu burimo Imana, kuko hari byinshi bitagenze neza tutatekerezaga ko bizanaba, ariko kubera umugambi wayo nyine birashyira bikaba. ubwo rero ndumva naba nkoretse, nagira ngo bavugishe aho bumva ko umwana ameze. ndumva naba ndetse rwose nubwo wumva nari nsohotse hanze bw'umwana, papa niwe wari umufite, reka muvugishe nyine twumve turebe ko hari icyo Imana yakora. nuko rero ndahagize ikindi gihinduka uzatubwira. sawa, urakoze. abakunzi bacu murabyumva, ntabwo biba byoroshye ubuzima bw'iki gihe. umuntu aragera rya ubuzima bugahinduka, ariko nyuma bukongera bugasubira inyuma. Imana ipanga ibyiza, ariko na Satani apanga ibibi, ariko ntabwo Satani arusha ububasha Imana. murabyumva rero uburyo Samantha adusobanuriye, murumva ko umwana kirembye. nk'abantu rero mwakunze kumukurikirana, twumvise ntacyo twabahisha kugeza kuri uyu munsi. turashyiraho nimero ze, ubwo uwakifuza kumuvugisha wabasha kuba yamugemurira rwose ari hafi, ubwo araza gutora nimero ze ku kiganiro, cyangwa se n'undi wazikenera yamvugisha nkazimuha, tukareba ko hari icyo twamufasha muri kino kibazo. reka dusurize hano, gusa tubamenyesha amakuru uko bimeze, niba hari ikiri guhinduka.